Now reka turebe website tumaze gukora uburyo iteye. Noneho uramutse wirebye iyi link ndamutse nyiguhaye wowe uri kureba video, iyi website wayibona. Bivuze ngo website yacu turayipublishinze, igeze hanze, abantu babasha kuyibona. Habasigaye kwa du setting twonyine nababwiye haruguru tuzakora muri video ya kabiri. Nzagenda mbereka gake mpaka mweretse mpaka dusoje website itarimo amakosa. Ukuzi utajya muri gym ushaka gatuza, itako, biceps, triceps umunsi umwe ngo ube wabibona. Ninako ushaka ubumenyi bwa digital skills busaba practice nyinshi, ninako bigenda. Ntabwo wabona ubumenyi just umunsi umwe. Njya mbona bababeshya wakora website mu minota 2 ariko ntabwo bari byo. Baba baberetse like akantu gatoya kari aho ngaho, ariko nibabereke ese nyuma y'ibyo ngibyo hari akandi kazi kazakurikirana akahe. Uyu munsi nangiye online course yo gukora ama website. Iyi ni episode ya mbere, tuzashyiraho episode ya kabiri kugenda mpaka kuri episode ya nyuma. Umunsi dufite project yo gukora online course website igurisha ama online courses, itanga ama certificates, yamamaza ibyo bintu byose ikaba yabikora, mbese ukaba wanakwinjiza amafaranga biramutse biguhiriye uramutse uyikoresheje neza. Now tugiye kuyubaka. Rero bana nanjye kore sub, like na comments, uduhe ibitekerezo kuri video yindi tuzakora nuramuka ubonye hari kiri kubura muri iyo video. Thank you so much. Reka turebe. Uko nabibabwiye tugiye gukora website. Website tugiye gukora ni website ya education, ya website abanyeshuri bashobora kwinrolinga muri online courses zabo, bakaba bagurisha izo course, bakaba bakwishyura online, bakaba babona ama certificate just wa designinze ibintu, bityo bamara completing course yawe ama certificate kayita yisendinga ako kanya. Ibyo bintu ni ibintu by'ingenzi cyane kubera yuko niba ufite gahunda yo guselinga ama online courses, iyi website irakureba. Kandi nubwo nawe waba udafite gahunda yo guselinga ama online courses, iyi website none irakureba kuko ni ubumenyi, kandi ubumenyi bumeze nko gukora agatuza. Kuko agatuza ntabwo agakora umunsi umwe, n'urugendo. Urwo rugendo rero nitwo dutangiye uyu munsi. This is the very first episode dutangiye, making sure yuko wakoze subscribe. Mo ndahora mbibibutsa kubera yuko ntabwo biye guhagarara paka wowe uri kureba iyi video ubashije gukora projet yuzuye ukora neza. Now nigiye kubaka website ntabwo yubaka mu kirere, just abari website builders wifashisha abakoresha amakode za GitHub n'andi n'izindi tools bakoresha. Barazizi abantu bakoresha ibintu by'amakode barabizi, ariko nkatwe tudakoresha ibintu by'amakode tugira ama website builders ari nkayo twita Wix, tukagira iyo bita Hostinja, tukagira WordPress, tukagira inyinshi. Rero niba ari nyinshi tujya guhitamo itworoheye, cyane cyane ku bantu muri kureba iyi video mudafite ubumenyi na buke kujyanye no gukora ama website. Ku ruhande rwanjye ngiye kubahitiramo icyo twita Wix. Wix impamvu nyihitamo nuko iyo ifite icyo twita drag and drop system cyangwa se approach, aho ugenda ugahitamo ama template, amafoto y'icyo ukagenda ukabihuza, ubwo icyo gice kikaba kiraranye cya front end development, noneho muri back end development ukajya mukora utuntu two gusettinga ama settings. Iyi website yawe kabiruzuye kandi kameze neza. Ama website mureba akomeye tuzi yinjiza amafaranga menshi mu Rwanda ndetse no hanze, usanga yarubatswe muri ubu buryo, kandi abayubatse bahabwa amafaranga. Ntabwo ari umuntu wese wabyiyubakira, niyo mpamvu bigomba gusaba urugendo. Tugiye kwigana mu gihe kitari gitoya ariko nanone kiri limited. Tuvuge ushobora kwiha nk'amezi 3 cyangwa amezi 2 cyangwa n'ukwezi, birashoboka, bizaterwa n'umuvuduko tuzaba dufite, ariko kuri nge umuvuduko wo ndi nawo. Now twatangiye, katujye kuri Wix. Njya muri searching engine yanyu, andike wix.com. Njye kubera ko nsanzwe mfitemo account bisa ninjiramo, ndakeka muri benshi
good. Njye kubera yuko nsanzwe mfitemo account bise ninjiramo ndakeka muri benshi muri mwebwe muzi ko ba logging in and logging out, ibyo byo ni ibintu buri muntu wese we yabasha kwigisha. Now njye maze kugeramo imbere, igisigaye ubu tugiye gutangira dukore website, kuko hano urabibona aya ma website nakoze, ari izi zose ni ama website nagiye nkora. Namwe muzagenda nugira website ukora izajya yibika hano, mukora indi nayo yistoring hano ku buryo babasha kumenya umubare w'ama website umaze gukorera muri Wix. Nyaka yuko n'andi ma platform zubaka website ariko ateye. Reka nkirike hano handitse create a new site. Hano baguhitishamo kuba okay, studio template. Ahangaha naho uhitamo ya mafoto bya bintu wifuza, nyine kwa kundi wifuza ko website yazabisa umuntu yayisuye inyuma, nyine just umuntu ayisuye izabisa gute. Ibyo nabyo ugomba kubitekerezaho, kuko website isa neza umuntu aba ashaka no kuyitindaho. Nkuko muzi ko nko kuri YouTube cyangwa se kuri izi platforms zisanzwe nka Facebook n'ibindi, uko video ya abantu bayitinza hari nako irushaho kuba promote n'ama website nabyo bibaho. Ese abantu bamara umwanya ingana iki bareba bari ku website yawe? Hari website ujyaho ukaba bored, ukabona irabowa ukahita uyivaho wirukanka ko ibintu bidasobanutse. So ujya hano muri studio template ugahitamo ama templates. Ushobora no guhitamo studio blank canvas, aho ujya ugasanga like igipapuro cy'umweru cyangwa se screen y'umweru, aho ugenda designing ibintu bya from zero. Unashoboye ibintu by'amakode, nanga harimo uburyo bw'abantu bashoboye ibintu by'amakode, ushobora gukodinga website yawe ikarangira. Bivuze ngo abantu bose hano babatekereje, niyo mpamvu nahisemo Wix platform. Hano Wix editor nayo ni kimwe na hano, naho ukorera ibintu byo tuvuge wubatse ibintu runaka ariko murabona hari ibintu utari kugera neza, ujya hano ukongera ukabyediting ukabihindura amafoto byose bishoboka. Hano ho use your own templates. Hano ushobora uploading ama template yawe wenda ufite muri computer cyangwa muri telefone, ukaba wakora website. Wibuke kuri iyi nuzeho na telefone wakora website, ariko ntabwo ari ibintu byo kwita byo kumva yuko wahita ubikora nonaha mu minota 2 cyangwa ingange. Kubereka like the basics in the first episode, so tugenda tuzamuka gake gake mpaka dukoze projet yose irangiye, namaze kuyibasobanurira projet dufite uko imeze. Now ngiye guhitamo iyi ya studio templates, kuko ntabwo nshaka gutangirira from scratch, ko dufite igihe gitoya, then ikamahitemo dukomeza. Now namaze kubabwira ko dushaka website ya education yagurisha mu online courses. Hano mo barambaza, ese mo barambaza guhitamo like template nifuza. Like ngewe bitewe na website ushaka, kuko ntabwo ari landing page, ntabwo ari portfolio, ntabwo ari marketing website, ntabwo ari e-commerce, wireframes minimum, like nta kintu na kimwe ndi kubona hano nifuza. Ariko reka nandikemo education. Nimara kwandikamo education, dore ibintu bahise aya ma template. Ujya ubona ama website asa gutya, tugiye guhitamo template imwe hano. Ngewe ndimo ndakunda, ngewe nkunze iyi ngiyi. Reka tuyirebe then ubone kuyihitamo. Urabona ko aka template kameze neza, nta kintu gatwaye, kandi twemerewe kuba twakediting. Urugero ushobora kuza hano ugakirika kuri edit and tugategerezaho umwanya utari munini, bakatwemerera kuba twaeditinga tukayigira uko dushaka. Si ngombwa ngo ukoreshe izi template
uko baziguhaye byaba ari ubuswa bukomeye, kuko ni wowe ufite ishusho ngari y'ibintu wifuza muri website yawe. Template yacu irafungutse ku buryo twabasha kuyeditinga tukayigira uko tubyifuza. Reka mbereke nk'urugero. Sierra School, bityo rero ngiye uploadinga logo ya Sierra School ku buryo ari izajya igaragara hariya hejuru. Murabizi ko website zigomba kuba zifite logo cyangwa se izina rya website, bityo kugira ngo umuntu amenye niba hageze ariho. Buri kintu cyose kigomba kugira izina. Kugira ngo iriya logo ya iriya Wix AI yaduhaye kugira ngo ize kuvaho, reka dushyireho iyacu izajya igaragaza uburyo ibyo dukora, mbese abantu bamenye ibirango byacu, ko buri kintu cyose kigomba kugira ibirango. Rero ngiye kubihindura nshyiraho akangaka ka online education, kuko n'ubundi project turi gukoraho ni ya online education. Ushobora kongera size yako cyangwa ukayigabanya bitewe n'uko ubyifuza. Now murabona yuko logo yacu igiyeho hariya. Dukomeje ku editinga. Ushobora no kuza n'iyi video nayo ukayikuramo ugashyiramo iyawe. Reka iyi video tuyiretse imanukire hano. That's okay. Online courses tuzabikenera, aya magambo tuzayakenera. Rebe kuri iyi foto. Iyi foto nayo tuzayikenera, ariko wenda reka twongereho n'izacu turebe. Now urabona yuko bise bihindura isura, ukabona ko bibaye byiza kurusha uko byari bimeze mbere. So ibi ngibi nibyo ugenda ugakora, ukagenda ushyiramo like nk'ibikabyo byawe, website igasa neza. Ahangaha ugomba kuhatinda cyane, kuko ahangaha niho hatuma umuntu usuye website yawe byibura amaraho igihe kinini, ntahita agenda nk'uko nabisobanuye hariya ruguru, atabaye bored, akabona ibintu byose biri clear, abona amalink yo gukirikaho nk'ahangaha nk'izi menus. Izi ni navigation buttons, aho akirikaho akahita agera ku byo ashaka. Niba ari home ni hano, niba ari courses abagikanda akahita abona amasomo, akahita yinjira bitamugoye cyane, bitarimo akavuyo. So ibijyanye rero no kuba yakanda hano kuri courses akaba yahita abona ama courses, ibyo byo ntabwo badesigningira hano, babidesigningira mu kindi gice nshaka kuzabereka muri part 2. So part 2 igomba kuzaza ivuga iyo backend development, kuko ibi ngibi urabona yuko biroroshye. Rero ibisigaye ni gusettinga biriya bituma niba umuntu aje agakirika kuri iri jambo ahita ajya kubona ama courses cyangwa se amasomo yaje ashaka, atarinze gutinda mu nzira. Kuko ubu ngubu ashobora kuza agakirika hano ntagire ikintu abona, akakubwira yuko nta kintu gihuje n'iryo jambo. So biba ari ingenzi cyane. Rero thank you so much for watching. Tuzasubira mu yindi video. Nyamuneka mu joining WhatsApp group, kuko niho mbariza ibibazo nkabigusubiza yaje bitansabye kujya gufata umwanya kwandika script yo gutegura video, kuko bintwara umwanya munini. Ni video nikoze iminsi 2. Rero urumva naza gusubiza waranabivuyemo, waravuye muri mood, ariko kuri WhatsApp just ni text, nanjye ngahita mwohereza text cyangwa se voice note. Thank you so much. Ko dukoze website iminota mikeya cyane turayikoze, irarangiye. Ariko nkubwiye ngo irarangiye naba nkubeshya hariya, kuko nabameze nk'abandi bantu bose ibyo bababwiraga babereka biriya gusa bagahita bagenda bakubwira ko website irangiye. Babwiye yuko hasigaye guhuzahuza ariya magambo ndetse n'ibyo twifuza. Niba ari courses, handitse courses umuntu akandaho akatajya ku ma courses. Niba ari ahanditse payment umuntu akandaho akajya kwishyura, bikahita bikunda bihuje na konti zawe za bank, ikarita za bank, bya bindi byose, guhuza ama email, ibintu byose ku buryo
ku buryo ibintu bigenda neza mu buryo bwiza nta kosa ribayemo. Rero stick around, mugumane nanjye, mukore sub, musharinge. Muri video ya kabiri nzaza tubisoza, iya gatatu tuza turi muri finissage. Ku bantu mubaka murabizi ibyo ngibyo, bigende gake gake. So ciao ciao.